kandi nkerekwa ngenda imisozi nari nsanzwe ngenda, nkerekwa nabonye amasura y'abantu nsanzwe nzi, kandi nkabyerekwa ndi impumyi ntarimo kureba. Nicyo cyansubizagamo ibyiringiro. Ati wa mama muzehe ari hehe? Ntawe uhari. Wizanye ntimizanye, urarora ntindaro. Nyuma muri iyo corona Imana iza gukora ibindi bitangaza. Hari ababyeyi bari impumyi ngira ngo mwababonye, hari umubyeyi mwaganiriye, Imana iguha umugisha. Uriya mubyeyi yaje muri corona igiye kurangira mu minsi ya nyuma, mbona bamuzanye mu rugo, yaje n'imodoka voiture, nuko sinzi uburyo Imana yabiteguye. Genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo, urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Yesu ashimwe mama wacu. Yesu ahimbazwe. Meze neza. Meze neza. Hano muri iki giterane cyari kimaze iminsi kiri kuba uyu n'umunsi wacu wa nyuma, habereye ibitangaza bitandukanye mu bantu Imana yagiriye neza, nawe urimo. Bimwe mu bintu abantu iyo umuntu avuze ibitangaza by'Imana, abantu bamwe na bamwe hari igihe bavuga ngo ni ibyo umuntu yahimbye, sibyo, ariko noneho ibi byabaye kuri tele abantu bose babireba. Ndagira ngo wenda ubanze wibwira abantu badukurikiye, unanavuge ishimwe n'ikikuri ku mutima. Ishimwe mvuga, ikindi ku mutima mvuga nuko Imana yangiriye neza. Nari impumyi, bantwara mu maboko, bambwira nyura aha, garuka aha, icara aha, hoshi tugende, akira icyayi unywe, akira ibyo kurya urye, bamfatiye. Cyo nshima Imana rero yakoze, ubu nuko mbasha kugerageza kureba, nibura nkaba natambuka ntawe umfashe, nkaba namenya hari akakukuga, ntawe umfashe nkamanuka esikariye nkazizamuka, ntago byakundaga. Yego. Wakize ute rero? Wakize ryari? Natangiye kwibona ko ndeba, nshobora kureba, nshobora gutambuka mu mwaka, tugeze mu mwaka wa 2021, kandi nahumye kuva 2018 na 19. Ntabwo narebaga kuko umunsi wa mbere nahumiyeho burundu ntabasha kureba, hari ku itariki 22 z'ukwezi kwa 11 2018. Nubwo mbere yaho nyine nari nsanzwe mfite ikibazo cy'amaso, ariko narigenzaga, nararebaga, buri kintu cyose naragikoraga nyine nk'umuntu ureba. Hanyuma amaso yanjye yatangiye kunanirwa kureba, bamaze kuyakoramo bwa mbere mu bitaro by'i Kabgayi. Kuri iyo tariki ya 22 z'ukwezi kwa 11 2018 niho amaso yanjye yapfuye burundu, ananirwa kureba. Niho muganga yavuze ko bibaye finali, ko ntazongera kureba ukundi. Nuvuga ngo nta miti ya muganga, nta buhanga bw'abaganga bwigeze buzaho, ni Imana gusa yakwikirije. Abaganga barabikoze, baramvuye Kabgayi, narahabagiwe ubwo bwa mbere, ndagaruka nza mu bitaro by'amaso by'i Kanombe, banyohereza muri sikaneri Kanombe. Sikaneri buri kifata, ariko bambwira ko ubwonko ari buzima. Banyohereza Faisal muri MRI irapima, bambwira ko ubwonko ari buzima, ariko ikibazo ari amaso, ariko bo batakizi. Hanyuma ibipapuro byose n'ibizame bafashe, bapima indwara zose zishobora kuntera ubuhumyi, basanga nta nimwe. Bampimye diabete ntibayibona, bampima sida ntibayibona, bashaka ikintu cyose gishobora kuba kintera kutareba barakibura. Babonye ko ari ntacyo, ubwo bambwiye ko bampereza ibisubizo byanjye, ndabifata bijyana ku bitaro by'amaso aho bita muri Bishenyi. Yego, ibitaro byitwa Hospital Charity niko babyita, ibitaro by'umuzungu hakorera uvura amaso. Yego, barambwira ngo nzabijyaneyo mbishyire uwo muzungu,
azambwira icyo gukora. wenda ndagira ngo tubivugeho gutya mu gukira kwawe uremera ko hariho uburyo Imana yakoresheje abaganga cyangwa se abaganga byari byaranze no gukora kw'Imana? Abaganga bakoze uko bashoboye n'ubuhanga bafite. Icyo bambwiraga n'ubu nasubiramo, bambwiraga ko barimo kumvura ububabare n'uburibwe ariko amaso atazareba. Iryo ni ijambo bakoresheje inshuro zirenze imwe. Yego, barambwira bati icyo turimo kugukorera, turimo kukugabanyiriza uburibwe kandi turimo guhagarika indwara ndetse uzajya ushyiramo imiti ariko ntabwo ari uko uzareba. Isezerano cyangwa se icyizere cy'uko uzongera kureba? Igihe kimwe nacikaga intege kuko iyo abaganga bavura bahamya ko utazareba kandi uzi ko ari abantu bashobora kuba babifitiye ubushobozi, hari aho ucika intege. Noneho icyansubizagamo intege ni uko iyo naryamaga mu nzozi nagiraga, mu mayerekwa nagiraga, nerekwaga ndeba kandi nkerekwa ngenda imisozi nari nsanzwe ngenda, nkerekwa nabonye amasura y'abantu nsanzwe nzi kandi nkabyerekwa ndi impumyi ntarimo kureba. Nicyo cyansubizagamo ibyiringiro. Yego, amashimwe yawe rero, umutima wawe urumva umeze ute nk'umuntu Imana ikoreye ikintu nk'icyo gikomeye? Mu mutima wanjye nanezerewe umunsi wa mbere nabonye ko ndeba. Umunsi nagiye kwijyana ku musarane, umunsi nagendaga nkasingira igikombe nkihereza amazi nkamenya aho ari, niho natangiye guhera Imana icyubahiro. Ariko mvuga ko nyine ntazabigira ibanga, mvuga ko ntazabiceceka, ntazabyihererana mu mutima, nzabibwira abantu bose, nzabivuga imbere y'itorero ndetse atari rimwe atarabiri, aho nzajya nshobozwa hose nzajya njya kuvuga ubutumwa nkavuga ko Imana yangiriye neza, yampumuye amaso, ndimo kugenda ndeba kandi bitarakundaga. Imana ikoze igikorwa, Imana iba iragukijije. Wowe ubu ngubu wafashe uwuhe mugambi cyangwa se wafashe hari uburyo Imana igukora igitangaza nk'icyo uvuga ati nanjye Mana nzakora ibi nzagukorera? Uwuhe muhigo wahize? Umuhigo nanjye nahize ni uwo gukorera Imana mu gihe cyose nzaba nkihumeka, nuko nzakorera Imana ntasubira inyuma, ntacyo ntinya kuvuga. Kuko hari igihe wenda hari aho ugera ukagira ipfunwe, hari aho ugera ukagira isoni. N'ubu ngubu hariho abadakunda guhagarara n'abanyamakuru ngo bajye kuri kamera, ariko jyewe n'ubundi ahubwo nashubijwe kuko nari naravuze ngo ese Mana, igihe nzakenera kujya kuri televiziyo Rwanda wenda aho abantu bose babasha kubona no kubyumva bizanshobokera, none yabikoze nayo nyihaye icyubahiro. Yego, kuko mu mugambi wanjye n'umuhigo wanjye harimo ko nzajya kuri radiyo Rwanda nkabisaba, cyangwa se ku Mucyo nkabisaba yuko bazamfasha kugira ngo njye ntambutse ubutumwa, nkomeze abadakomeye, mbabwire ko ibidashobokera abana b'abantu Imana ibishobora. Yego, reka ngushimire cyane, nkubwire ngo ukomere gutyo kuri uwo muhigo wahize. Imana igushoboze uwuhigure, uyikorere neza kandi Imana ihabwe icyubahiro kubw'imirimo n'ibitangaza yakoze ku buzima bwawe. Yego, nanjye ndanezerewe kandi namwe ndabanezererewe kuko mwagize umuhati wo kuza, none mukaba mugize n'ikindi gikorwa gikomeye cyo kuntwarira ayo makuru. Yego, Imana ibahe umugisha. Murakoze. Haleluya! Haleluya! Yifuje gushima Imana uyu munsi kubyo Imana yankoreye. Ni byinshi cyane, nta nubwo uyu munsi wonyine nabivuga ngo nanabirangize. Byasaba kwandika igitabo n'abanditsi n'abanyamakuru bakahaboneka, uko babyandikishije mashine za kompiyuta n'ibindi yakuzura bikarenga. Ariko ndashima Imana, yifuje gushima Imana mu ndirimbo ya 424. Uzi ko tumubaza ibintu akabitwereka.
bazana telefone bati noneho umwanya ureba ndahagira nimero tubwira ntereza kandi nta nubwo bari bandika rimwe ndareba iyi mibare nyigusomere mbonye n'izina rya kanaka haleluya amen imana y'amajuru ntihabwe icyubahiro abarozi n'abaroga n'abica bafashe hasi wowe umenya imana yawe iby'abarozi bireke n'amagambo bavuga yareke vugana n'imana umenyane nayo ibintu byihorere ibindi uzabiyiharire uzabiyirekere itariki yo kujya kwa muganga iragera ndabyibuka imaze kugera hari mu kwezi kwa 8 ndambwira muzehe nturabizi noneho ninjya kwa muganga ntabwo uzamperekeza atego mana ntabwo yerekeza surabona uzivana ukigeza irunda inzijyana ubu se niwivana ko nta modoka nyinshi zihari uzivana muri gare y'Inyanza wigeze mu ya Nyabugogo n'akajagari kaho maze utegugirunda mu maso nticyane uzabikora urebe ko ntazagenda ndabyiyemeza ujye urwanya satani nubona hari icyo Imana yakoze nawe ujye ushyiramo imbaraga wo kudebeka ntihagire umuntu wongera kumfata amaboko guhera uwo munsi ntihagire uwongera kunyobora nkagenda nabona bigiye no kwanga ntitoka satani mbi imbere ntambuka ndamanuka ati ndaguherekeza nkugeze kuri kiriya nta kibazo turamanuka tugera kuri kiriya dutega bisi yanga gushirwa ayijyamo ushize sinabibabwiye yateze indi nyuma yanjye ngeze Nyanza arankurikira arareba uko mva Nyanza uzi hahandi aho baviramo zitinjira muri gare mu rukarabira abona akaborodire ndakarenze singasitayo ndatamutse bati ngwino ukarabe ngiye ngo ni mu nkarabye abona ndakimiranye ndazamutse no muri gare hahandi bakata bakajya gushyiraho amafaranga ku ikarita ndagiye nyishyiriyeho umusaza nzarunono araceceka ntiyavuga ntiyampamagara ati bya bintu burya Imana yarabikoze ati burya pasiteri azi gusenga ariko kuriya mugabo njye mbona we yisengera bucece ko ntajya mbona titira ngo yitike ndababwira nturiya asengesha umwuka uriya afite impano yihariye asengesha umwuka ntabwo asenga abyina cyangwa atitira nta nubwo akubita abantu ngo babagushe hasi ni kubera ko nta nubwo yigeze ampozaho intoki yasengaga amuhagaze iruhande nawe amuhagaze iruhande atuzi ko ari byo ndagenda na Nyabugogo umukecuru w'umunyamurenge ujya ucuruza ibitenge niwe muntu waguha ubuhamya niwe muntu wambonye bwa mbere Nyabugogo biramutura ati mashi mayi wangu uriganye none uko noneho nugukirinisha mbona uko se urareba ntikundarunga uko uratega bisi uko wame wijyana nticyane ayi mayi we ngaho kagenda ndabankumva ndagenda no kuri bisi ijya Bishenyi Ruyenzi aho ujya ku maso niba mutanahazi hari n'abandi bazakunda ndagenda ndayurira ndicarira agenda no muri gare nurira abamotari bankubise amaso bati dore wa mubyeyi disi batese muzehe ari hehe ntawe uhari muzehe ntawe ntawe wizanye ntinizanye bankoraho uruziga batubura tureba ntindabarora ubu turazireba ntindazirora ngahurira umwampereza kasi kabona ndayifashe kandi barayimfatiraga bakanyabika ndurira turagenda tugeze ku basekirite ba ku marembo ngo tirampandura babona iya muzehe ntayo umusekirite ati noneho ndatangaye mama wizanye ntinizanye wizanye ntinizanye muzehe ntawe ntintawe nta n'umwana waguherekeje ntintawe muri Imana icyubahiro bayamwibihonyehonyeka ni mu ndamanuka sekirite arankarabya bampima umuriro ndagenda no kuri resebusiyo nkuramo ibyangombwa byanjye ukuramo taransiferi bakuramo irangamuntu ukabahereza iyo uri mituweli bityo nta kindi ukora urabahereza ati wa mama muzehe ari hehe ntawe uhari
wizanye ntimizanye urarora ntindaro iki ni igiki ni ibike iki ni igiki ni irangamuntu y'undi muntu yaranyeretse ati ndatangaje ibipapuro arabifata arabifotora ati ngaho genda wicare ndaza ndarangiza isaha yo kumpamagarira gira bamaze kumpamagara njya kwa muganga harimo ikirongozi kigize gutya aya ari amadirishya ku murongo bagenda bakoreraho hirya haba harimo amabiro hacamwo uruhushya mo hagati noneho baguhamagara ukinjira winjiramo hano uri bugende bagukarabya ujya aho bagenda bakuyobora barahamagara bahamagaye izina babona rwose nakataje babona nta muntu ndi inyuma bati mama ni wowe cyangwa nakwibeshyeho ni njyewe ni wowe ni njyewe ngaho ngwino ukarabe muzehe hari he ntawe wa mwana ari he ntawe wizanye nizanye bahita birukanka barabibwirana bose bakora uruziga baza kureba ukuntu nizanye ndagenda ngeze imbere ya muganga we ntiyabyihanganiye yarahamirije yitera hejuru arasohoka mu muryango arongera aracyabaguza aragaruka aricara arangije arongera arapima acisha imashini mu maso aransomesha ndasoma iriya ni iyihe ni ma iriya ni iyihe ni ba iriya ni iyihe ni ka arongera aragabanya arapunguza bagenda bazigabanya iriya ni iyihe ni ta iriya ni iyihe ni ca iriya ni iyihe ni o arongera arapunguza arongera aransomesha ageza ku kanyuma nyine ntashobora kubasha kureba kuko agifite intege nke ati birampagije kuko ntaruhijwe n'ubusa ariko wumve ngo nabo baganga bandi batari uwo muzungu bajyaga bambwira ko byararangiye ugende wiyicarire ugende wirire winywere bazaguhahire ntuzicwe n'inzara bazakurinde kuvunika ubundi byararangiye uri impumyi Imana igivuguruza rero ibyo abantu bavuze igivuguruza imvugo birangira mbaye muzima birangira nijyana irunda kwa muganga ntawe ukimperekeza amatike yaragabanyutse kandi Imana yaturinze gusonza nubwo amafaranga yatanzwe nubwo byasohotse nubwo habayeho corona bakajya bambaga muri corona sinanduye corona kandi irunda ku bitaro abandi barahanduriye ariko jye sinigeze nandura mwumve ko Imana yandinze ibyo byose yandinze ibyo byose ubu ngubu ndareba nubwo nyine hari ibibuzeho nubwo ari mu ntege nke ariko arareba ndagenda ntabwo nsitara singonga igiti singonga umuntu singonga imodoka Imana yo mu ijuru nishimwe yongera kunkorera imirimo inkiriza umwana imuha kubyara kandi narabonye ibitero intambara zarahagurutse zigera nko kunshuranye narabyeretswe ko agomba gupfa agapfana n'uwabyaye irangije iramurinda ibikorera kwa Nyirinkwaya ku manywa y'ihangu urumva ndavunagura ntabwo nabijyamo byose natwara umwanya ndagira ngo nsozereze kuri icyo uko Imana yahagararanye nanjye kwa Nyirinkwaya noneho nkayibona imbone nk'ubundi nkayibona abaganga bananiwe nkayibona batangiye kurebana nkayibona umubyeyi bose bamwegutseho gutya begamye barangije baravuga ngo uriya ni nyoko arabasubiza ngo yego barangije barampamagara ngo ninze nibaza ikintu bampamagariye kidasanzwe heze ngo naza mbafashe ko ntize kubyaza nkaba ntazi kubyaza barampamagara ngo nkore iki ariko ndagenda kuko Imana yari yabyemeye kugira ngo ibikore ndebe nzabivuge abantu bose babimenye barambwiye ngo nzamuha umuti w'ibyatsi ndababwira ngo nge sinjya mbagikanya Imana narayimenye barangije baravuga ngo ubuze ubwenge Imana iramureka ngo kiriya mukihorere ndangije mbwira Imana ngo Mana ko wambwiye kuzabikora twambwira ko azabyara akaba nta byatsi namuhaye waravuze ko niba n'umutonyi w'umuti utazamugeraho none bigenze bite Imana irangije irabikora ndangije barampamagara baravuga ngo umwuka urabuze ngo ibintu byose birahagaze ngo ubuzima burahagaze ndangije mufata mu gatuza nta kindi nakoze gusa nabwiye Imana ngo Mana ngaho bikore
ntabwo nanabivuze cyane banabyumva navuze ngo Mana ngaho bikore wihesha icyubahiro bikore nzabivuga imbere y'itorero bikore nkoze Satani isoni n'abaruzi irangije irabikora ijwi rirambwira ngo mubwire ngo niba gukusubiza umwuka atabumbye umunwa byanze mubwire yasame avuze induru gatatu aravuga ngo ha abanyana ngo hawe ajya guhanga umwana araje umwana baraje mbona umwana muzima mbona ukuboko kw'Imana mbona uburyo yahagararanye nanjye mbona uburyo itampoje isoni koko yarabivuze icyo yavuze iragisohoza uko byagenda kose birangira byaye neza ntiyagira ikindi kintu cyiza inyuma ahubwo Satani noneho hasigara higa umwana nawe ararwara arakira ubu ni muzima bameze neza umwana na nyina Imana yacu ni ishimwe kandi habwe icyubahiro n'ibyo itarakora izabikora n'ufite ubwoba nta bwoba bw'ibihe tugomba kugira ahubwo dushikame ku mwami wacu Imana iduhana umugisha murakoze kumpa umwanya Ego tumaze iminsi 3 twahereye kuwa gatanu itariki ya mbere z'ukwezi kwa kane kuwa gatandatu itariki 2 z'ukwa kane n'uyu munsi ku cyumweru itariki 3 z'ukwezi kwa kane. Ego twakusanyije amashimwe yose imirimo Imana yakoze muri korona Imana yaraturinze iducisha mu bihe bikomeye biteye ubwoba muri guma mu rugo nta mirimo nta buzima ariko twabonye ukuboko kw'Imana Imana yigaragaza mu bidafatika Imana ikuramwe ibifatika abantu bararya abantu ntibapfa abantu bishyura amazu n'ukuri Imana yakoze imirimo hanyuma nyuma muri iyo korona Imana iza gukora ibindi bitangaza hari ababyeyi bari impumyi ngira ngo mwababonye hari umubyeyi mwaganiriye Imana iguha umugisha uriya mubyeyi yaje muri korona igiye kurangira mu minsi ya nyuma mbona bamuzanye mu rugo yaje n'imodoka voiture nuko sinzi uburyo Imana yabiteguye mbona baramuzanye bamugeza mu rugo barangije barigendera bamaze kugenda bamusigaho baravuga ngo hano bagusengere twumvise ngo ni kwa pastori Imana ishaka gukora ikintu yikorera ibyayo byo ubwanjye nagize ubwoba ndavuga ese Mana umuntu w'impumyi bazanye iwanjye biragenda gute njya mu cyumba nsaba Imana ndavuga ngo Mana wigaragaze wihesha icyubahiro nuko navuze ndangije ndaza ndamusengera ako kanya nta cyabaye arataha ariko ndavuga ngo kuba Imana yaduhuje ndongera njye kumureba hanyuma bukeye ndongera mpura nawe maze guhura nawe ndongera ndamusengera nibwo yatangiye kumbwira ngo hari akantu ntangiye kubona ego bukeye ndongera ndamusengera arambwira ngo hari akantu ntangiye kubona twaramusengeye nk'inshuro zigeze kuri 4-5 nyuma arambwira ngo nabonye naraye nijyanye kuri toilette natangiye gusoma atangira kugenda atangira kwijyana no kwa muganga aho ngaho vraiment byadusubijemo intege byongeye guteremamo ibyiringiro ko nubwo insengero zifunze ariko Imana iracyari mikora nubwo insengero zifunze Imana iracyakora nubwo tutarimo duterana Imana iracyakora twagiye tubana n'Imana hari ababyeyi benshi baje basengerwa kugira ngo babyare nabo barabyaye kurumva n'uwo mubyeyi w'impumyi ni gitangaza twiriwe ku gatandatu dushima Imana n'uyu munsi twarondogoye kubera imirimo Imana yakoze birongera binyibutse n'ubuntu ubwo mperuka hano hari n'ibindi byahabereye byinshi hari n'umuntu wakize kanseri ubwo tuba turi kuvuga Imana yakoze ibintu byinshi hari amashimwe menshi abantu bafite ariko reka tujye tuvuga ibintu bikomeye umuntu utarebaga akabona ni ikintu kiba gikomeye cyane ubwashize hari umuntu wakize kanseri ubundi uretse ivugabutumwa uretse kuba umushumba Imana iguhamagara ni zihe mpano zindi yaguha kuko ndumva ko hari igihe tuba dufite umuntu ni umushumba ni umunyamasengesho ni umuvugabutumwa ariko ugasanga adafite iyo mpano wenda yo gusengera abarwayi impano yo buhanuzi n'izindi atarazi wenda yarahawe iyivugabutumwa kuri wowe wahamagawe n'izihe mpano Imana yaguhaye guhamagara urakoze inshuti y'Imana Imana impamagara ntabwo yambwiye impano impaye oya ahubwo ngiye nakuriye mu masengesho
nahamagariwe mu masengesho n'ubundi nkizwa nagize inyota yo gusenga nkunda gusenga ngasenga kenshi niwo numvaga ari wo muhamagaro wanjye no mu rusengero nasengeragamo numvaga ari wo muhamagaro wanjye ariko maze kuba pasitoro nta nicyo yambwiye ngo nguhaye izi impano ahubwo mu gusenga nibwo njya mbona impano mfite ego iyo nsenze nibwo bikunda nkabona ahubwo ngahita mvuga ngo vuze ko niyi impano Imana yayimpaye nuko bigenda ariko ntabwo yigeze impa makuru ngo nguhaye izi impano ahubwo iyo haje abantu nk'abo ndabasengera mfite kwizera havuga ngo Imana ishobora byose Imana wabanye na Eliya agakora ibi natwe uracyari Imana itarobanura ku butoni Imana ya Elisa wakoze ibi aka kanya mpagaze mu mwanya wawe ngaho umukize iyo agiye agaruka ambwira ngo nahumutse ndareba ndabona icyo gihe rero nibwo mbona impano yanjye ko niyo ngiyo nayihawe. Ni byiza cyane ndabyishimiye cyane nanabishimiye Imana ko nanongeye kugaruka hano n'ubundi kugira ngo tujye ibi byiza imirimo n'ibitangaza Imana yakoze isi yose ijye bibona amahanga bibone n'abandi babibone ariko nanone tukavuga ngo hari abantu bari hano babasha kugera hano abari hano hafi hari n'abandi bantu baba bari hirya abatari hano bari mu Rwanda mu tundi turere mu yindi ntara tukagira n'abantu bari muri diaspora abo bantu bandi n'ubundi muri uko gusenga muri izo mpano Imana yaguhaye bo ubasha gukomunikana nabo gute kugira ngo umurimo w'Imana ivuga butumwa ari kurimo rigere kure rero nibyo rwose Imana iguha umugisha Imana ikugirire neza ngira ngo nukubera uburyo cyangwa se ubushobozi tugifite ntibutwemerera cyane ari twe kugenda simbizi niba ari mwaye niba ari ubushobozi sinzi uko icyo nagisubiza uretse ko abaduturanye benshi bo baraza kandi Imana yakoze imirimo ariko hari n'ikoranabuhanga uburyo bwa telefone wenda ndumva aricyo kintu wenda dushaka kuza gushyiraho nimero zawe kugira ngo abantu nimba ubibonera umwanya ari gihe usanga umuntu ahuze ku buryo atabona umwanya wenda ko yasengera umuntu kuri telefone birashoboka yego simbizi iki kintu kunagisobanura nishimira sinzi niba utaramenya kwaguka muri ubwo buryo umbajije ariko iyo nsengeye umuntu turi kumwe hari ukuntu mbabarana nawe hari ukuntu rwose hamwe ni uretse ku isaha y'Imana iyo yageze irakora isaha y'Imana iyo yageze irakora ititaye ngo turi kumwe cyangwa ari a distance kuba ari impano y'Imana ishobora gukiza umuntu uri kure ishobora no gukiza umuntu uri hafi ego Imana nibikora ikaduhuza n'abantu bo hanze ikabikora kubw'umugambi mufiteho kubyishaka kumukorera ntitaye ko ndi hano nawe ari hariya kubw'umugambi Imana n'igihe cy'isaha y'Imana igeze ishobora gukora igitangaza kandi ikamukiza yego uburyo bisobanuye neza ati umugambi w'Imana n'isaha y'Imana igeze twe turasaba twe turasenga ariko Imana niyikora igihe genda samura tsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire